n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abakunzi ba Women in God's Ministry, ndashaka kubahishurira yuko iteka iyo turi gusenga ntabwo ari fresh, ntabwo ari mu mubiri, akenshi ritwinjira mu kirere cy'isi y'umwuka. Ikizakubwira ko rero amasengesho yawe hari ibintu yabangamiye, ni uko akenshi hari imbaraga zizagutera, imbaraga z'umwijima uzagenda urwana nazo ukazibona. Hari igihe zikwatakira mu nzozi uryamye usinziriye, ukabimenya. Hari n'igihe ibitero bishobora no kuza uri maso udasinziriye kandi ukabimenya ko ari igitero cy'umwijima. Rero ndashaka kuvugana n'abantu cyane mujya mukunda guhura n'igitero gikunda kubatera mu nzozi, ukarota ubona uri kumwe n'abantu ariko abo bantu ntujye umenya abo ari bo. Ndashaka kukubwira ikintu wajya ukora mu gihe uri mu nzozi kugira ngo umenye abantu muri kumwe, nimba ari abantu bazima cyangwa se ari abantu bapfuye, ari abazimu baba baje bakaba bari kumwe nawe. Iteka ryose igihe uzaba uri mu nzozi ukabona uri kubona ibikorwa bidasanzwe, ndashaka kugukangura ngo nujya ubyuka ujye ubyuka uhita usenga, usenge uvuga cyane. Kandi ndashaka gukangurira umuntu wese nyine ujye yisanga akabona abo bantu bapfuye bari kumwe nawe ariko ntabe azi ikintu yabikoraho, agashiduka abona bari kumwe nawe. Ndakwinginga ngo witoze gukoresha ijambo ry'Imana mu buzima bwa buri munsi. Uko uzajya ukomeza gusoma ijambo ry'Imana bituma umuntu wawe imbere, umwuka wawe akanguka ku buryo iyo ibyo bitero bije umwuka wawe aba ari maso. Nubwo waba usinziriye, kumwe watewe mu nzozi usinziriye, ariko umwuka wawe afite imbaraga cyane. Ijambo ry'Imana rero ni ryo rizajya rigufasha kumenya abo bantu nimba ari abantu bazima cyangwa se ari abantu bapfuye. Hari ukuntu ushobora kubona nyine uri kumwe n'abantu ukabona bashatse nko kuguhindukira kukurwanya, kandi wenda wabonaga mwari muri kumwe mumeze neza mu nzozi. Kugira ngo umenye abo bantu rero ko bari abantu bazima, atari abo mu marimbi, atari imyuka mibi y'ahantu hose nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ujye witoza gukoresha Mwami Yesu cyane. Ni izina abazimu n'abadayimoni batinya. Ujye ukunda gukoresha uti mu izina rya Yesu, kandi nubona urikoresheje ukabona icyari ishusho y'umuntu warebaga imbere yawe ihindutsemo ikindi kintu, akenshi iyo atari umuntu muzima, yari umuzimu cyangwa se yari iyo myuka mibi yindi, ntago akomeza kugumana ya forume ya mbere wamubonanaga, ahita ahinduka. Rimwe na rimwe birasusumira ukabona bigize intege nkeya, kiradandabiranye, ubundi ukabona isura ihise ihinduka, akakugira umujinya mwinshi ndetse n'uburakari. Nubona rero bimeze gutyo, ubwo uracyari mu mwuka, ujye uhita noneho urwanisha ukoresha ijambo ry'Imana, uvuga uti mu izina rya Yesu ndakwica wa mwuka we, ndakwica wa dayimoni we, mu izina rya Yesu ndakohereza mu isi y'umwijima aho waturutse, ndagutangariza ko nta ruhare umfiteho. Nyine usenge gutyo. Ariko kugira ngo umwuka wazamenyere gusenga muri ubwo buryo, nyine nuko bigusaba ko no mu gihe uri maso udasinziriye, niho iri jambo ry'Imana ryatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka. Mu buryo bwose bwabo bwo kwinginga ujye ugerageza gusenga uri mu mwuka utari mu mubiri. Iyo usenze uri mu mwuka rero bituma umwuka wawe uhora uri maso, ku buryo ayo magambo wakoresheje uri maso kare udasinziriye, niyo uryamye ugasinzira ugaterwa, ya magambo n'ubundi yongera akakugarukamo, rya jambo ry'Imana wahoze usoma rikongera rikakugarukamo, rigatuma ubasha kurwana ukanesha ukabitsinda. Rero nk'uko nari mbibabwiye, ndi umwe mu bantu nyine, ariko simpamya ko ari njye njyenyine, abantu benshi bakunda guhura n'ibyo bitero. Mu minsi yanjye yatambutse, mu myaka yashize nkakira Kristo nk'umwami n'umukiza, nahuye n'ibitero byinshi, Satani yangabyeho ibitero byinshi, ariko ndashima Imana cyane ko iteka yamunsindiye. Nubwo rwabaga ari urugamba rutoroshye ku buzima bwanjye, rwabaga ari urugamba rukomeye cyane. Rimwe na rimwe najyaga mbyuka namenetse umutwe, ubundi nkarwara amaso nkahora numva umutwe wa hano gutya ntabasha kureba, kubera ibitero nabaga naraye ndwana nabyo mu ijoro. Rero ndashima Imana ko ubu ngubu yabohoye ubuzima bwanjye, nkaba mfite amahoro, nshobora kuryama nkasinzira. Ariko hari igihe bitabagaho, kabone nubwo naryama ku manywa n'ubundi ibyo bitero ntibyaburaga kuntera. Ariko ndashima Imana ko nubwo inshuro zose byangeze amajanja, Satani ashaka kunyica, ashaka kwica ubugingo bwanjye, ndashima Imana ko Imana itigeze intanga, kandi ko Imana yagiye imbashisha ikampa kunesha. Niyo mpamvu rero namwe mbakanguriye kugira ngo musengere mu mwuka. Ikindi abantu
nanone nashakaga kuvugana nabo ntarasoza iri jambo, ni abantu bakunda kurota bari gukora sexe, waba uri umugore ukarota uri gukora sexe n'umugabo, kabone n'ubwo yaza ari mu isura y'umugabo wawe, waba uri umugore uri umugabo ukarota uri gukora sexe, ubona uri kumwe n'umukobwa cyangwa se n'umugore, waba umuzi cyangwa utamuzi, mwa bantu b'Imana mwe, ndagira ngo mbakangurire yuko abo bantu baza nijoro ari abazimu, ari abadayimoni, kandi ko abo bagabo b'ijoro ndetse n'abo bagore b'ijoro batifuza amahoro ku buzima bwawe, uko baje kuryamana nawe niko bafite imbaraga bagukuraho, imbaraga bagutwara, ugahora ubuzima bwawe wizengurukaho, ubuzima budakunda. Akenshi iyo uri umuntu wubatse urugo, biteza abo bantu b'ijoro bateza umwiryane mu rugo, ukabona nta mahoro ahari, ukabona nta bwumvikane, ukabona nta guhuza. Akenshi nujya ubona ibyo bintu byataye urugo rwawe, ujye uhaguruka usenge cyane, wirukane uwo muzimu, wirukane uwo mudayimoni ufite umujinya mwinshi, nk'uko uzi uramutse umenya umuntu waba ushaka gutwara umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukuntu uwo muntu wamurwanya ufite imbaraga, uwo mudayimoni rero nawe ujye umurwanya ufite izo mbaraga, umufitiye uwo mujinya. Ndetse waba uri n'umukobwa cyangwa se uri n'umuhungu nawe ibyo bintu bikubaho, akenshi ibyo bintu iyo bikubaho, uwo mugabo cyangwa se uwo mugore cyangwa se uwo mukobwa ubona muryamana muri iryo joro, aragufuhira ku buryo niyo ugerageje gukundana n'abandi bantu, agenda abambika indi sura, abereka isura yawe itari nziza, ukisanga umuntu mukundanye ahise abivamo cyangwa se nawe ubwawe ukumva ubivuyemo. Izo ziba ari imbaraga rero z'abadayimoni, kuko baba batifuza yuko nyine ubuzima bwawe bwahinduka, hari ahandi wagera, aba yifuza kukugumana nyine uwo mudayimoni, ubuzima bwawe bugahora buri miserable, budafite intego kandi nta n'icyerekezo bufite. Ubwo rero bakunzi ba Women Guides Ministry, ibi ni ibintu Imana yari yansabye gusharingana namwe, cyane cyane ku bantu bahura n'izo nzozi zimeze gutyo, mube maso kuri izo nzozi kandi mugire imbaraga zo gusenga. Yesu yaravuze ngo hari abadayimoni badatwarwa n'ikindi ngo keretse kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Nubona usenze ukabona n'ubundi urongera urabirose, ujye uhaguruka ukore amasengesho yo kwiriza ubusa, wirirwa usengera icyo kintu, wirirwa umwirukana ufite ifuhe ryinshiri, mumwirukane mu buzima bwawe. Niba ari urugo ukabona urugo rwawe ntirukiri kugenda neza, umugore wawe cyangwa se umugabo wawe ntakiri kukwitaho nk'uko byari bisanzwe, si ngombwa kujya kumubaza ngo ujye urota izi nzozi, ntabwo ari ngombwa. Wowe ubwawe ugomba kwinjira